we love you so much ndabemera bya hatari turabakunda mwebwe mubana natwe wewe wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi rwose ndagushimiye bya hatari uyu munsi aka kanya izi saha nibwo tugiye gukora ikiganiro ewana mvuga ko ntangiye umwaka ndabura abantu banje noneho kuntu ibiganiro bizajya bibageraho umunsi ku wundi mbaza ngo programme twinjanye muri umwaka imeze ite programme twinjanye muri umwaka nayindi igira imbere gato cameraman kugira ngo mfate neza naribi programme twinjanye muri umwaka nuko muzajya mubona ibiganiro bitatu mu cyumweru 3 ibiganiro bitatu mu cyumweru ubwo nuko programme zipanze kuri Polar Vibe ndetse no ku Buganza TV show soon as possible ndangira mbashyire ibiganiro ndetse na ya macano yose mwagenda mubona ibiganiro byanjye ya nuko meze rero hanyuma rero ngo muhagaze mute amakuru yanyemeze bite tumeze fresh natwe hano mu Buganza turimo neza bya hatari turimo neza ahubwo ikigiye gukurikiraho ni ukubarabura uyu mwaka udwishyira ibintu byinshi ndifuza ko ni njyewe umuntu wa mbere ushyize inkuru hanze ndifuza ko inkuru ngiye kubahereza muza kwakirana yombi kandi muza kwitiza umurindi ngaho muvuga ngo ntabwo dukoranye tujya duti Ivan Imana agiye gusohora indirimbo Ivan Imana agiye gusohora indirimbo nge nayiyumviye mu gikari n'umuriro uko mutiza umurindi izindi ndirimbo wowe munyamakuru mu kunyumva cyangwa se mutangaza amakuru uri mu kunyumva naye munyarwanda uri mu kumbona uko mu supporting izindi ndirimbo iyi ndirimbo ya Ivan Imana nayo ikeneye support umusaza kabisa agiye kubidukorera ngiye amakuru nifite mu gikari nuko indirimbo igiye gusohoka agiye kugaragaza ko ku muziki yawizi lyrics nziza beat nziza amanota kuyagwamo cyo wita gufata time kuyagwamo byo naga byiga ahubwo arabyigisha ubwo byaza kuba bibi rero indirimbo iramutse igiye hanze ikabura kivurira kandi mbona kuntu mwirwa musapotinga izitarimo akantu namba icyo kintu gitekerezo neza wowe uri mu kunyumva nawe uri mu kumbona ugitekerezo neza umusaza agiye gusohora indirimbo yari amaze igihe kirekire adakora yanyibwe yatema pora banza wumva umuzigo ngiye kubatamo mwumvishe numva rwose uri full package abivugishwa ngo ubugambo umuziki urananiye ikanze mbereke ko nanjye ibi bintu nabikobokeye nk'aya mafaranga y'icyuzi ubwo rero umuntu utazasharinga indirimbo ya Ivan Imana umuntu utazayisupportinga nawe azaba adakunda Imana azaba adakunda Imana mbere nk'aho mugabo wavuze ati umuntu rwose uri butare aba adakunda Imana nawe wowe utazayireba utazayisharinga utazayisupportinga uzaba udakunda Imana umuganda wanjye ndawutanze nta wundi ni amapora ni green sea ni rutukura n'ingoga icyagiye mu nkuba yushenguza iminega nirubabaza ababisha ndahantu hose nta wancikira amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba naho rirengera ndetse n'umujyi wa Kigali ni na gatandatu y'aba diaspora ndabakunda kandi ndabemera bya hatari ntabwo mbatindira umunsi murabizi ntabwo narenze iminota 10 ngewe abanyababwira iki iminota ntabwo yarenga 10 hanyuma abakonzi bafata ku mavuta rwose wari umunyamakuru w'influencer na MC nabonye yarayobotse gospel agiye gusohoka mu igororero ari umugospel wuzuye neza yego ariko ni byiza nanjye nashimye Imana by the way nanjye nsigaye nagiye kwibera gospel ngewe imbere z'Imana nanjye nubwo insengero zikomeje gufungwa ko bura zifungurwa tuzasirimba muzabibona ndabakunda rero mbaza ku mutima cameraman ndebe n'iminota nibura 10 irageze
iminota 10 ntabwo iragera kandi ndumva nifuza kubahereza udusho paka iminota 10 igeze kuri imihanda n'icyo kirimo kuvugwa rero. Imyiteguro niyo ngiyo irarimbanyije, umusaza agiye kugaruka mu kibuga ata ku mavuta ayaje vanza zanaga kaduheza ivanjiri cyangwa se adukubita bibiliya kabisa n'ijambo umuremyi atubwira. Ashobora no kuzaba pasiteri, byose birashoboka. Fata nyina akomeje kutwemeza n'ifata ya akomeje kutwemeza na byiza. Hanyuma nabamenyeshaga ko ikindi kintu indi porogaramu ngiye kubashyiraho, ngiye kuzajya mbahereza amakuru ari mu kuvugwa ibitangazamakuru. Ngiye kuzajya nyabaha nzane telefone mbarabura ibyo mwahishwe, nkuko nababwiye ngo amakuru y'iki kibuga guhera mu 2000 kugeza uyu munsi ndayafite rero nanjye ndayafite rwose. Ubu ndayafite gutya, ndayafite nta n'umuntu uzayambeshyamo. Nzagenda nyabahereza ibyo nido gake mu gihe ndimo gushaka umuntu uzadufatanyisho, umunyamakuru professionnel cyane. Muzajya murushaho ubundi kwidokimanta, ntabwo mbikunda. Biba byiza iyo umuntu ambaje nkamusubiza. Ibi rero ubu nahinje kubabwira ko Ivan agiye kugaruka mu kibuga neza nyuma y'igihe kirekire gishize adakanye nk'umunsi nanjye nasohoye indirimbo we. Ni ukubatwika mu gashya. N'umunsi nasohoye hari igihe mvuga ngo Imana gisohore we. Natekereza ko abasubscribe 1000 batayibuza nkumva ncitse intege nanone, ariko soon as possible nanjye nzabatamo. Reka umusaza banze abishyire hanze bimenyekane, nanjye ndaza mbatamo. Ariko by the way, ba Desport musura Ubuganza we, visit Ubuganza. Musura Ubuganza kabisa. Dore iminsi mikuru ivuyemo utanantaye mu bana nambesha, mwarambesha mwabagabo, namwe bagore murambesha bikambabaza. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Rero ibihe byiza, mukomeze mumere neza. Ngutara kuri subscribe ndamwibutsa gukora subscribe, uwayikoze maximum respect kandi ndakwemera byatari. Hanyuma ubwo subscribe ntabwo yagije, sharinga iki kiganiro, igisharinga kirebwe. Ubu ngubu mwe mufite amakuru ko Ivan agiye kwata mu muzika, sinjyewe yabazaniye ushenze iki kiganiro kikarebwa bitwaye iki. Ndabakunda ndabemera, peace.